sha tugomba kugirana amasezerano na bano bakozi bacu. Ibyo nta masezerano. Ndavuga bano bantu tugiye gucuruza nyine. Bakajya batugeza. Reka tubahe ibiciro rero sibyo? Ku buryo umuntu uzaza kugurira hano no kuverisa. Turashize none. Ariko mwewe tugiye kubabwira ngo murajya mutuverisa saa 11 z'umugoroba. Buri munsi. Hari igihe mutazajya mukora. Buri munsi nukuza mu kazi ko kwicuruza. Nawe rero manager wanjye tangira utanga ibiciro. Jewe ngiye kwisitara cyo bita abantu uburyo muzajya mwishyuzamo. Sibyo? Ujya munsi ya ubyirengera uzajya usurayo twakubwiye. Bo. Eho sha. Eho urajya uhagurukira mu ijana. Sibyo? Ha, Ijana ri. Ijana. Eho se sha. Hari 105. Yeah. Ura mu bifata mu mutwe. Eho se sha. Wowe ni magana abiri mwa. Magana 50. Turashize none. Ntaverisa ni buri munsi. Ntazasanga mwarwanya n'umugabo. Kandi kigabo muzabana gifite amafaranga. Mujomba mino kimwe kuzamura. Gukora akazi mwebwe gusa. Turashize none. Murashwa maraye. Oya mujyeho neza. Wowe se umunanga. Ufite n'ibitatu by'injwe. Wowe se naga. 180. Wanankubita we wanankubita tubyana. Ukurancitse ni. Arata wewe yambaye n'agashya. Reka mubwire ubu ni 100 n'abana amafaranga menshi ngenda gute. Oya. Wowe se naga. Mbase nje nabinta ni make cyane rwose. Oya ubu nje ndatashe indanda yibuze. Turashize none. Oya. Ni 200 yonyine. Ibiceri desa. Tugende. Shabona. Suraryoshye. Mayenga. Tugenda ari. Manzede akari kutuma. Makira muri no misi nta kigenda pe. Amafaranga Kamanze ngo nangahe. Bari bayafishe ha. Wonda gwana 5 kamutambe. Turashize none. Umva. Namboka ndajya nk'umubindi. Nk'umubindi ariko none irashize rwagwa ruva kwandera. Ariko Gakuba nawe n'umufande mwiza. Mu bantu nagize beza. Gakuba n'umufande mwiza. Fande Gaku. Waje nkakubazara ugiye ko twabaye kera utarajya mu gifande. Ibintu by'akazi k'abari da. Ariko fande Gaku kujyuma ibintu byose. Wazanije no kuri iyi mbundara. Akangaka ko akangaka ntabwo byashoboka. Ngajya gutereta Akabisa gukorera kandi nta muntu ugatiza undi. Akangaka ni nk'umugore wanjye ubu ngubu ngiye. Nta mboga shyira hasi. Mwayamba kundi ngiye mukwa. Ntacyo natabaze.
mugataraga nawe twayiganiye. Nta kibazo tuzi nawe turi inshuti. Byose ntabwo dukorera ariko nafandaga kuba mubwire. Ya. Nubwo ibintu byose ariko uyu munsi hari akifuzo nabi. Kifuzo nyabaki. Gose ndashaka indaya. Mbega ushaka indaya. Ako se mani indaya ubu ngubu. Waretse nkajya nkugurira buri kimwe cyose ukeneye ariko indaya kaziruka kwa kandi cyo wanjye. Ngenda kwemera ibintu byose ariko nyine uyu munsi ucangemo akabura uyu munsi. Ushaka indaya. Ushaka ugara mu murenge wa Nyamata. Okay. Ubaza ibiciro numara kwaza ibiciro niba bizidahenze. Je ntacyo ndakunda. Ngende none hasi. Genda ubaze nta kibazo. Tomari se nimba atari ko genda ubaze. Kubanyemere itayi. Mwana mboka ko muzi n'amanyanga yambeshya akaza mbwira amafaranga menshi bikarajya kwangwera inzoga bwabo bajya kugura indaya mwemere indaya idahenze. Oya reka njye kureba ibintu byite umenye uko bimeze. Wanyemere indaya ikuru uyu munsi. Umva amani bimeze bite? meze neza. Uyu munsi nasanze zashize wowe. Ziracyahari ariko. Uyu munsi nge babimbwiye nasanze zashize ariko nangahe sha. Ni 200 yonyine. Ntabwo nakamenshi arega. 200 surimo inzoga. Ntabwo nakamenshi. 300 nimba utarayishyura. Weho wadesa nakuri. Noneho ngiye kureba boss. N'ibiceri tuza ngujya. Okay, nta kibazo. Ngiye kuguza. Izi mwebwe muzaza ku isoko mwebwe muri. Mwana mboka mana yagasani. Mbega ibiciro ni kuri ndazishyugwa. Amafaranga yose ziciye umuntu akabara akazihereza. Ndaje nkwereke. Nanjye ngomba kwihindura indaya harako narya amafaranga. Amafaranga ni menshi arakubiye. Ngomba kwihindura indaya. Yesu ni power uri muri we ni power reka nisomere ikawa kuri muri we ni power. Ni sawa. Nonse mu muhanda wabite byawe. Ndi kwigendera gushya nta. Ubu sukora umuganda. Umuganda ndawukora. Ndashaka kumiyo myenda yawe. Nago nayiguha nkuramo se kuzihe mama. Urayima ku neza cyangwa nayo naguha rwose. Ntayo mereze. Nayo naguha. Turashize none. Anyiguha ndemeye. Ndabijyanye ngenda bitemuhinduka nihindura indaya njya amafaranga ntuje amafaranga menshi yakanya gatoya. Bigakwasha indatwe ndayirindira ndaya. Ubundi nge si ndongora indaya ahubwo ndazigurisha. Gakubu. Fane gakubu. Akubagera agenda. Ati gutuma mombe tuzange. Tema ngahera. Temo 80 bemera sewe. Kanje kureba. Sibire yuko gakwa mubuze. Reba hari. Uri mushyashya se wowe patuje gute muri kamera. Ndasirira dukujyo agashobora. Ugurisha gute sitebe kubireyo. Oya ikwara ndagurisha make nako. Karibu kiriya. Nabyakiriye anga. Kubera iki hano rero. Ndabaza hajya sose twe twavuganye. Ni njyewe ra. Twavuganye angahe? Ni 200 yonyine. Hano hari ikuru. Turashize none. Ndaye ni wari umukiriya. Ino ndaye sinwari umukiriya. Urabona iyi sinwari umukiriya. Yingira n'abahura ndeberara. Arega. Teze vu. Ndajyana iriyo nziza mwebwe wapi? Pembeni mwebwe. Sheri. Uyu munsi ni wowe misemo. Nanjye ndakwandeza. Ndacana buji. Turabakuruje. Umva nakibazo. Nushaka cyane shana. Yesiko mari. Très bien. Injira shaka. Ubushuru ninjye. No. Baba wicaye aha ngaha. Ndaje. Umuntu ngikubona ko telefone.
umva mwana mboka none nafashe ipuku noneho imitima n'imyijima noneho uriya wawushize mwamaye miliyoni 4 ndashaka 8 oya ariko kandi mumaze iminsi munduye ndashaka miliyoni 8 zifunze niba mbitima n'imyijima mutama 8 mu bwenge ngewe nyine mubona kese banishyizemo gucuruza abantu riske ngafata riske ngewe ngajya kwigurira indani hariya nkayibabagira ngakura imitima mizima nkayiranzika mukayifata ari mizima bakazeshyira mu bandi bantu ndashaka ariko se mwinduye cyangwa ngewe kandi ubwo mwatuma bivamo ntacyo murayemeye sawa kumbi mwana mboka acuruza abakobwa nk'ubu yo nihindura indaya nari kuzabimenya gute kandi baramaye akazi kuko amaneko nkazafata abantu bacuruza abakobwa ni nawe uyoboye kandi nkwereke ibintu n'ibyo Jerry noneho Hello Dida sawa imeze bite se birasa ubundi barabambwiye we attention naje hanga mbizi neza karakazi kajya kuvuga afane gakunda n'ukuri pe ubushuti twe dufitanye burangiriye kuri nihaye turishuti kuva barambwiye ngo ngi nzafate abantu bacuruza abakobwa nkaba ndimo mufashe uri mugamba roje kungurisha ngo umukobwa ubu neye kugoma imyijima ibikiko nimwe bavuze mugira ute kugurisha abakobwa bacuruza abantu ubundi wowe ndakubwiye ngo wigire iyo utabimenya ubusi iyo ntabikora reka uzagufata kandi twe mu kazi nta mbabazi nimba mufashe ugonda gufasha imbere akose kuko wambabariye ko amako nyabona tugende gake mujyane kuri gako wambabariye ko nagutanze umva wambaye ni nagutanze wambaye ni oya ngiye mu kazi ntaribi twakwandi mu kazi ya nayo wanyishyurira aho kugicyuma nyine mati tugende kuko nimwe mucuruza abakobwa iyo nagufashe